muraho muraho neza nakomeye yego amakuru ni amahoro ikari usanze niyicariye hano anya nayo ndi kureba ibyo abato bakorera ku mbuga nkoranyambaga nibyo wari urimo aha bitese ni amahoro meze neza ni amahoro nta kibazo mumeze neza neza turakomeye ndabona nta cyumubaye iminsi myinshi ni ukuri pe se ko ubuje utambwiwe oya byari ngombwa yuko nza ntakubwiye mumbabarire pe nikosa nakoze ariko usa n'ubu usanze n'icyayi muri iki gitondo byibura oya nta kibazo iwacu dutekanye cye nta mpinja kukigira niko byari bisanzwe buriya abantu iyo bageze mu gihe cy'izabukuru nk'abana mu mugani bari mu ngo ni ngombwa ariko nikosa nyine mumbabarire ko banje nabateguye oya nta kibazo nta cabura mu rugo ntago tumaririza burundu nuko nyine ingo z'abantu bakuru batagira impinja kenshi gusigaza ari gakeya ahubwo se narinje kugira ngo tuganireho gatoya Ivete ndashaka ko nza tukaganira kumutwara tukibanira ariko sinzi n'ahantu yambwiye ngo ari buze kujya kureba inshuti we aho buriya ndaza kumubwira ubutaha uzasanga yamuteguriye gusa mbega umukobwa mwiza w'umutima oya nawe ugomba kumuguha uri umwana mwiza kuva kera kose nari naravuze yuko nzamutwara burya iyo ugeze mu rugo rw'ababyeyi ugasanga ababyeyi bafite urukundo rw'abana bameze nk'aho bishimiye urukundo rwabo bakabagana bakabashyigikira ni ukuri nanjye ni byiza ababyeyi ni byiza humura Ivete ninjye mubyeyi asigaranye nzabimubwira kandi nzikazanye ndabizi neza ndabyizeye nzamufata neza ninze kumubona gusa ninze kumubona nta kibazo naza ndamubwira mubwire ko hari umushyitsi waza mukamushaka hanyuma muteguze aba abizi kizaba kikuze ariko uko byasa kose ugomba kumujyana yewe naragushimye naragushimitse murakoze cyane sawa rero nta kibazo utaha uzagaruka hari nta kibazo nanjye hari ahantu narinje nturutse ndavuga ati ntabwo naca ku rugo ntasuhuje reka nsubire mu kantu nari ndimo ubwo naza mumumbwirire ko naje kumusura nkasanga nta n'uhari ariko ngiye rwose numvaga ko nagenda mubonye wasanze nyine yagiye gusenga urabyihanganira utaha uzamusanga ndamuteguza ntabwo utaha azagenda okay sawa rero mukomeze mugire yego singuherekeje hari utuntu nanjye nari ngiyemo oya nta kibazo ubwo tuzabonana ubutaha sawa murakoze ihungure gatoya ndabona hano ibiti biri aho murakoze sawa Yagize ngo Nshogoza nta Nshogoza ntabwo namumuha hari n'umukobwa wigiye kuza kunsura ariko
kumenyesha amakuru wagiye yibwira Suisse ko turi inshuti. Ko byagenda kose nubwo baca ibya mirenge ku nteye nzemera mbitanga ariko uriya mutsindira agomba kuba uwanjye. Gusa nanone ariko ababyeyi nawe yaramumpaye nzamutsindira mpaka nzajya nicinya icyara numve yuko nanjye mfite umukobwa mwiza unkunda koko. Nk'ibyo ngibyo rwose ngomba kumutsindira. Ntabwo inshuti wanjye nyine ugiye kuza kunsura ariko Nshogoza ntabwo muzi. Nshogoza simuzi wa mushuti wawe. Sikari nagize ngo ni sheri. Agiye kuza kunsura. Yego. Gusa nuko numva nyine nanarwaye ariko agiye no kuza kunsura. Wenda namurarira hitizi. Irahitiza wabona. Reka guteresita. Uzi hari umushuti wanjye witwa Teddy. Waba umuzi? Teddy Kagashidisa sindaza henda. Ntabwo uzi sitire yadukoreye. Yes. Yaratubeshye ambwire ngo afite yatombe ngo muri rotombe ngo miliyoni 15. Nanjye wishyuye ariko urazizi cyangwa umva nagiyeho ndashyuha ndamubwira ati ubu ni ukugura iPhone nitumara kugura iPhone nose yari yatombeye miliyoni 15. Uhita wimagina akagiye kugura twari twarabivuganye ni ukugura iPhone tukajya no gushopinga imyenda noneho ahita njyana no ku mazi. Ego sinayageze ku mazi basesitori ntiyashize umwanya hashize igihe nk'iminsi nk'ibiri uwo munsi twari turi bugiye gukora ibyo byose bugacya twigira ku mazi. Yamurangishije amatsiko mbwira vuba kuko nasiye na iPhone. Yahise abwira ngo uzi ko ngo amafaranga ataraye ariko suriya usumana umuntu wizera amagambo ya Teddy uriya wizera ibyo akubwira ko Teddy twabaye inshuti kuva kera nje ngafata nk'agasazi pe uriya ngo afite miliyoni bagafite ibyiyemero byinshi uriya ubu Teddy urebye isura yuko ameze urabona uriya ari umuntu wo gutunga miliyoni 15. Kandi yari yanyeretse ni muri tombora yari yanyeretse n'akarakaro batomboreraho karoti n'amafaranga ari usikamba birerega wagenda nawe ukabishakisha n'amafaranga yari ariho ariko rero dore igisekeje yiciye ku bantu babyirukanye ku bantu bakaritsiye. Urabizi nanjye ngiye rwose iyo muciyeho sinaramuvugisha yego umukobwa umva ndabizi ugenda wamwasamiye uziko nanjye ntamuvugisha se wegeye sizibona iki Shashu, umeze gute? Umeze neza. Ni karibu. Sore ni inshuti yanjye yaje kunsura. Ariko ni wandi cyane mwe muri kumwe. Yitwa Nayi. Nitwa Nshogoza. Benwa. Yes, kare cyaretse kuzuba we. Naje kumusura nsanga yicara Ndi wanye nabari. Narinda aha gusa nabyutse nameze neza ariko rero ntabwo yo kuza kunsura ni inshuti yanjye nahise ahita nsanga aha tugomba kuba twiyicariye aha ngaha. Meze neza ariko naguherukaga akandebera ariko isura ntabwo agiye kuza. Ese ko ndeba wagira ngo nonyitaye utagitaye kandi ko nabitekerezaga ntabwo ariko ndi kubibona. Niko se nayi umeze neza ariko mu rugo neza kugira ngo ni kuri hariya ku isoko hirya ariko suvukana na Kanyota ari ukuntu ndebye gutya gasura ari ukuntu nyine hano gutya mukuru mwiki uzi Kanyota ntabwo yakuri mwiza kahise muri beza urakoze naho mundere ibyo navuga buriya mvuye Uganda nakuzaniye akantu inshuti yanjye zaza gatura ryari kubera iki
asura cyafunga umutwe nka kera niko se nayo ni sawa rwose nta kibazo ndabibona meze sawa ndaho meze neza nawe wari umaze iminsi utanampamagara ntunansura ntunambaza n'uko meze sinzi impamvu ari nta kintu ugeze ubwira shana yacyari kabisa neza nasibye none ndandimo kutera siporo iyi sawa na twebwe urakagome nase wamubwiraga ngo iki ese ntiwambwira kubura kubimubwiraho nase wamubwiraga ngo ababwira ngo ukuntu mwari mwabonye amamiliyoni barangiza mugashwana mutanayariye cyumva naye Teddy niba ari we muntu wansekeje muri ubu buzima ibaza umubebi atombare nyine ari ukuntu bavuze ngo yatombaye yabikubwiye noneho warasara aragenda arasara ngo yatomboye atwicaho atangiye kubona ukuntu ndi idage ajya no kungurira imodoka seka nkubaza ubu wowe kuko na sine ntabwo mwese muramenya Teddy koko shange ndamuzi bihagije pe bihagije wumva ko njye nta kintu kiwe nyishamadukira nose we ni kuri yashya umuntu twiganye guhera A level kugeza dusoje shanda muzi nta kintu ngiye Teddy yambwiza kuko yakubwishiza gukora ibyinshi si twagiye tugenzura tugasanga ni ukubeshya none wumva story uya yamushyuhisha ngajya mugura ngo ikariso y'umweru Wednesday yani aiwe narajya ukuntu yamugenga iPhone ngo umva ni byo bintu byansekeje yaje mu rugo aragahinda mukecuru arahari umva aragahinda mukecuru yifata gute Kristo niwe mukazana wanje wenda sivuge nawe niba ari na girlfriend oya ako mbere wasize ikintu waba waranamushije muri iyi minsi nawe mfite kandi ndi gusakira nuko nta mafaranga afite si ako mbere wamenye ukunda amafaranga none se mbwira rata uko umunsi mbwira umusore bagiye bamarana kabiri ntawe pe nawe aruzi mbese ikibazo ko Benwa bakundanye akamubwira amafaranga ko utari wa mwanzi yuko yabonye amafaranga kandi nanamuretse uko n'amakuru ufite uzamubaza ndi kumwe na wa mama warahiri yaraje wamuretse yumvisha amafaranga cyangwa wamuretse nyuma ahubwo avuga numvisha amafaranga najya kuntu yagurutse yabaye nk'inuzanye nka yanyoni bitakagoma ntamureka ndamukara wenda kereka nimba ari aho ariko ubundi mwarekanye ari uko amafaranga utayabonye aze guhenda ariko niko nabibonye akajyana uvugisha ukuri akajyana ajya oneranye no sera twabaga muri iki gihugu hano hariya nyine gusa nayo imaze iminsi muri Uganda ndahamamaza igihe gito unajyaga nkubona dore hano nagiye ngewe ariya mbarara naragiye hano bita Butunga hariya hakunda kuba nabaga mu mujyi Kampala abakandi se shaka batakurongoye ko n'abanyarwanda ntabwo mbakunda pe ntabwo mbakundanye nikunda abanyarwanda none ubwo rero murabyujuje yako nawe murabyujuje ariko mara murabona nje naje mbere yanyu sibyo ntanabicira wenda hari ikintu waruje aya sibyo sine reka ngendeshe urugendo rwiza oya ntiwirirwe unamerekeza ariko usanga ni wowe ugomba kunsura njye w'igihe muramusura gusa utansura witekerezeho sawa sine sawa kananye ndebe uriya muntu nawe uragiye se kandebe uriya muntu ubwo wowe uze kuza kugira mu rugo uture ya mpano yanakuza sibyo se kuba wirakaje asigara umusitari ngajya aherekeza abashyitsi ntago aherekeza ko ni ukuryoshya rero ko mubo abonye resi hano icyo yise agiye anabonaga atananyitaye ariko sinari wa mugani wa Teddy ibyo yabwiye nawe nabonye ari ngombwa ni sawa ariko nerekwa nje indoto imana imekukobiza
Yeah. oya nawe wikabye Seriously. Neza umukobwa Imana yanyeretse. Yarameze. reka reka Nibyo kuko ndakubona. Neza yashusho Imana yanyeretse. nawe wamenya gusetsa Oya ntabwo ari ugusetsa. Ahubwo nashaka kubaza. Urabona nk'umusore. oya mbega ntabwo nahita mbisubiza biragoye icyo kibazo nawe Iyo ibintu bishoboka ubona ko bishoboka. inzozi zanjye sha sura mbabara basi nzakigusubiza ikindi gihe None ubwo ugiye kuma mwanya wagiye. Sinzi twicara. ese ubundi kamanza mubaza ikibazo wenda utarajya muri ibyo njyewe uriya mukobwa tuve gusura mbonye nyine ko bifashe neza wambwira wenda mu wanjye wenda naramutse abonye tugumye gukururana yabifata nabi wambwira kugira ngo nawe urabyumva uriya mukobwa nta kintu kiri hagati yanjye nawe. Uriya ni inshuti yanjye twarebanye. Niba nankunda ntabwo arambwira. Kubera ko niba nankunda ntabwo arabimbwira. Ahubwo ari gucika. Giye guca intege pe. Ndashaka kumenya nta tuzongera kuganira. ikibazo ndahari Wakoze? Reka ndebe umuntu. nta kibazo nanjye kagenda